Muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda. Agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere? Dore mbaye nyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Ivanjili ya Yezu Kristo uko yanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa mbere, umurongo wa 39 kugera kuwa 45. Mu rugendo rwo gukira ibikomere, nkuko twagiye tubibona muri iri sengesho, twagiye tubona bimwe mu byo Yezu Kristo aduha kugira ngo dukire ibikira se kibi aba yaduteye, dukire ibisebe nyuma yuko se kiba dusenura. Inzira rero y'ikira bikomere nkuko twabibonye nyine ni Yezu. Twabonye uburyo twakwifashisha izina rye kugira ngo dukire ibikomere, tubona uburyo twakwifashisha impuhwe ze kugira ngo dukire ibikomere, mu gushaka penitensiya neza, mu gushobora kubabarira sibyo byo ko tutarabibona neza, cyane cyane impuhwe ze twakirira muri penitensiya. Ibyo byo ndibuka ko twabivuzeho. Yezu dusingiza kandi uduha gusingiza se ndetse na Roho we kugira ngo twuzure akanyamuneza, tureke kuba nyiramunuka nabi cyangwa kibihira no guhora umuntu aruka inabi ayinuka, kubera nyine se kibi iyo aramugize igikoresho cyo gukomeretsa abandi, nyuma yuko nawe imuhindura inkomere. Tubona Ukaristiya, ibyo nabyo tuzabigarukaho. Ukaristiya ntagatifu, Yezu adukiriza ibikomere mu Ukaristiya. Uburyo adukiriza mu bavandimwe aba yaduhaye kugira ngo batwakire mu izina rye, batwiteho, badusabire, baduherekeze muri urwo rugendo. Umurwayi nyine akenera umurwaza. Yezu rero aduha abarwaza b'ibikomere, aho badufata akaboko batuyoboye mu nzira yo gukira ibikomere, mu rugendo rwo gukira ibikomere. Uyu munsi rero tugiye kubona uruhare rwa Bikira Mariya Mutagatifu muri urwo rugendo rwo gukira ibikomere. Icyo twari dusanzwe tuzi, twasubiyemo kenshi, nuko Bikira Mariya ntacyo umuntu amuhishe.
Bikira Mariya Mutagatifu ntacyo ugomba kumuhisha. Ibyo ni Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ubitwigisha. Nta kintu uhisha mama wawe, niba koko ari mama wawe ukunda, cyane cyane iyo ukiri mutoya. Iyo abantu bakuze nyine se ikibi maze kugutandukanya na mama wawe, hari ibyo nyine, hari ibyo ukora ku ruhande atamenya, cyangwa se hariho n'igihe nawe umaze gukura batagikeneye no kumenya ibyawe. Ariko iyo uri umwana nyine mutoya, ubwo aba bikeneye kugira ngo amenye niba nta kibazo ufite, ariko cyane cyane niwe bigirira akamaro. Umuntu rero noneho ntabwo ari mutoya gusa, ahubwo aranarwaye. Ararwaye. Iyo umuntu arwaye rero, nkuko hari abo bajya bavuga ati kanaka yasubiye bwana nyuma yo kurwara cyangwa kubera indwara, umuntu arongera akaba umwana, akaba yakenera ko bamutamika, ko bamwuhagira, kubera ko arwaye. Noneho rero mu rwego rwa roho, ukora ibyo ngibyo kuri twe ni Bikira Mariya Mutagatifu, kuko niwe mama wacu. Nukuvuga ko ari we wongera kugutamika, akagusukura, akakwambika, akagukikira, akaguhoza, byose. Iryo banga uramutse uryumvise, ibikomere byawe uyu munsi byose byararabikize. Wumvise ko uyu munsi Bikira Mariya ari mama wawe, ukurwaje mu bikomere byawe, umukiro urataha iwawe. Kandi uwo mukiro nyine ufite ukusa, ufite mu maso uruhanga rutagatifu rwa Yezu, afite nuko yitwa nyine ni Yezu. Nta gushidikanya rero, nkuko yarebye bikana Bikira Mariya Mutagatifu, akavugira Yezu ati nta divayi bagifite. Mu Ivanjiri Mutagatifu Yohana umutwe wa 2 murongo wa 1 kugera kwa 11, nawe nyine arakureba ibyo ashoboye gukora akabikora, ibyo adashoboye kuko ntabwo ari Imana, we ntabwo ashobora byose. Ibyo kubivuga ntabwo ari ukumutubya, ashwe. Arya kara nyine wagomba kukarya. Yezu nta divayi bagifite. Hari umuntu yarangiritse rwose, akeneye kunyuzwa mu cyuma, akeneye kubagwa, akeneye imiti n'iyi n'ibindi byose bishobora gutuma nyine ukira muri roho. Bikira Mariya rero mu ruhare rwo gukira ibikomere ntabwo ahagaze ku giti cye ngo atandukane n'ibindi byose twavuze, ahubwo nk'uko tumaze kubivuga, ni nawe uduhuza n'ibyo bindi, cyangwa se tuyobora muri ubwo bundi buryo dukeneye kugira ngo dukire mu buryo nyabwo. Nibuka ibyo nababwiye, cyangwa se ibyo twavuze kuri penetensiya, ko niba ushaka umusaserodoti wo uzaguha penetensiya igukiza ibikomere, wagombye kubisaba Bikira Mariya Mutagatifu. Niba ushaka umuntu uguherekeza, niba ushaka umurwaza mu rugendo rwawe rwo gukira ibikomere, ugomba kumusaba Bikira Mariya Mutagatifu.
azabigufashamo rero ibyo byose, n'andi masakaramentu yose aho ugenda uhurira na Yezu hose abigiramo uruhare, nk'uko nyine mutagatifu Rudoviko Mariya wa Montfort yabitwigishije ku byerekeranye na Bikira Mariya, muri Mariya, ku bwa Mariya, kubera Mariya. Uzarangiza usanga ahantu hose nyine ari umubyeyi uguhetse, nk'uko umubyeyi aheka umwana akamujyana kwa muganga cyangwa se akamutwara ku bundi buryo. Niba ari umwana wigenza akajyana nawe. Ibuka ko Bikira Mariya Yezu yamuguhaye kandi akamuguhera ahakomeye. Niba rero ari ahakomeye, mu bikomere hari naho muhibanze igihe warwaye. Iyo buba uburwayi bw'umubiri, icyo nticyari kuba ikibazo, kubera ko umubiri n'ubundi uzagira igihe cyawo cyo kuva hano ku isi. Ariko indwara ya roho ni indwara ikubyarira urupfu rw'iteka hidakize. Niba ari indwara koko, urumva rero ko Bikira Mariya Mutagatifu ataruhuka igihe cyose ukirwaye indwara nk'iyo kandi uri umwana we. ngira ngo ababyeyi murabizi nyine iyo umwana yarwaye uko umubyeyi yumva amerewe, cyane cyane noneho iyo ari umwana muto utanavuga kandi akaba arembye. Twemere rero Bikira Mariya, twishyire mu biganza bye, mu mutima we utagira inenge, atuyobore mu nzira yo gukira ibikomere byacu, kuko nyine se kiba byifashisha agakomeza kutugirira nabi, akabihindura ubwihisho bwe, akabihindura indake ze yihishamo, buryo n'umuriro umeze ute utaza ngo uhamukure igihe yafashe mu gikomere cyawe. Kuva icyo gikomere kidakize, iyo se kibi ntabwo ishobora kugenda. Ishobora kugenda kinakira, ariko ntishobora kugisigaho. Ntitwabura kongeraho ko impuhwe z'Imana zikora byinshi tutanatekereza, ariko mu rwego rusanzwe ni ibyo ngibyo. Reka dufate nk'urugero rw'igikomere, muhite mubona ko ari uko biteye. Kutiyakira, bitewe n'uko waremwe rwose. Ibyo nyine twarabivuze ku bikomere, ariko nibiba ngombwa tuzanabisubiramo, ukumva uko ureshya harenzeho ikintu cyangwa habuzeho ikintu. Urumva rero se kibi y'ubwirasi ntizareka kudwutura, kuko nyine numva nyine
iri aho ngaho, niba nayirukana izasohoka mu kanya yikoze hanze, mu kanya igaruke cyangwa hagaruka izindi nzene wabo zo mu zikora bimwe. Ubwo rero Bikira Mariya wagombye kumwegera akakwigisha kwiyakira ukuri. Uri umwirabura, byemere. Ishaka kwitukuza, burya uruhu rutukuye ruba rwaba ni sekibi ziba zafashe irya sura ni ya sekibi. Umuntu nyine ntabwo ari we, wa undi twari tuzi aba yapfuye, hakaza nyine bitewe n'iki n'ibikomere. Ntiyakira ko bamubwiye ngo wowe usa gutya na gutya, sekibi nyine iyo zishaka zikugabaho ibitero. Muzi nyine amagambo y'ibitutsi yo gutuka abantu nyine ngo umuntu asa n'iki, zijya ni sekibi ziba zivugira mu bantu, zirimo zateza imitego wa muntu kugira ngo yoye kwiyakira, natiyakira we muri icyo kintu zihita nyine zimutwara. Ku byerekeranye no kurwana na roho mbi y'ishavu cyangwa se y'agahinda, reka tuyifatanye n'iy'uburakari. Nanone twongere twiherere inyuma ku mubiri. Ufite mu kanwa utigeze wemera, rero se kibizakubwiye ko ari habi, ubwo ziba zifite ibigambo by'amashitani, usibye ko no kubyibuka byansaba ariko sinshaka no kubisohora mu kanwa kanjye. Buri wese nta bitutsi abantu batuka umuntu, nako se ikibi zituka umuntu zikoresheje abantu kugira ngo zituma atishima, zituma arakara. Noneho rero iyo utabyakiriye, ubwo nyine zikubita aho hantu zigahindura indake yazo. None se agahinda kazakuvamo ryari kandi ikigutera agahinda ntaho cyagiye? Ubwo burakari se buzakuvamo ryari kandi ikigutera uburakari ntaho cyagiye? Nuramuka kandi ukirwanyije nk'ibyo twavuze byo ku ruhu, noneho nyine ubuguye mu mutego utanze roho yawe, ku buryo nyine kuva aho ngaho biba ibindi. Iyo kintu cyo kutiyakira nakunze kukigishaho, ariko rimwe na rimwe yewe navuga nti byansabaga nko guhumiriza. Kubera ko nyine umuntu agomba kubwira abantu ukuri kubakiza, utitaye kuvuga ngo uriya biri mu murakaze, uriya arumva. Ariko niba ufite ikintu utakiriye mu buzima bwawe, cyane cyane kijyanye n'ukuntu waremwe, se kibi biguhamije. Ni ugukandagira hejuru y'Imana Data, asiga ukishyira mu biganza byayo ikakurema twongeho za. Kuko se ikibi ntirema, iraremaza, ikagucura bufuni na buhoro, ikakubaza, ikabazura. Ubu ngubu nyine muzi ko basigaye binjira mu hari abaganga bashinzwe ubwiza, kandi bakaba bari nabo bahenze kurusha abandi, kandi bakaba bafite abakiriya. Ukagenda ukabashushanyiriza uko ushaka kumera bakabikugira.
niba ushaka izuru rimeze gute bakaricura ikintu cyose ahantu hose bakahabaga bakahakora uko ushaka, ibishoboka byose bijyanye n'ubumenyi ubusekibi mu by'ukuri yabahaye kubw'ubwo ni ubwayo. Asigaye rero umuntu nyine basanga yabaye ariko wa muntu mu by'ukuri atakibaho. Igikomere aricyo cyamugejeje aho ngaho. Ntabwo uyu munsi ari ukuvuga kuri ibyo bikomere bijyanye ibyo n'ibikomere by'icyaha cy'inkomoko niko byitwa. Wenda nibishoboka tuzagira igihe cyo kinyigisho yabyo gusa, sinzi impamvu ari byo mpise mbona nk'ingero, ubwo nyine hari abo bireba. Ariko birababaje mu by'ukuri kugira ngo hejuru y'intambara y'ubuzima itoroshye umuntu noneho yongereho iyo kurwana n'uwamuremye. Udashoboye kunyura muri ibyo byuma agakoresha izindi metode zose ashoboye cyangwa se ubundi buryo, ku buryo rwose ntawe uzigera arabukwa. Ibyo rero se kibika bikunda nyine, kuko mu by'ukuri wowe wibwira ko nyine umubiri ari ubwo urengeye, ariko ugasa nk'umuntu mbese baguraniye, wowe ukajyana igikarito cyuzuye zahabu hanyuma bakagupakiramo imyanda akaba ariyo utahana. Zahabu yawe ikaba yagiye ariyo roho yawe, ugira ngo nyine inyuma use neza. No, by'igihe kingana iki se? Hari noneho nyine urumva se ikibi na se ikinyoma ubaho nyine mu kinyoma. Yezu rero akiza ibyo bikomere, gusa rimwe na rimwe nyine ntitumwemerera. None se uramwangira nyine kuko ufite ibibazo wowe se ikibi yagushutse ko wakemura. Niba barakubwiye ko ufite iminwa minini muganga ati tuzayikata tuyiringanize, turashaka ingana iki, ukajya nyine yo bagakatakata nugukonjonjora. Se ikibi ikagukonjonjora ugataha uvuga nyine ngo habaye rwose igitangaza. Ariko rero se kiba iyo nkenya nyine, iyo nyana y'imbwa aho igejeje abantu, ubu noneho nyine bagira n'impumyi, ahubwo bagashaka gusa n'ayo mahembe bakayikwikiramo. Abaganga bakayabakwikiramo rwose amahembe nkamwe bashushanya berekana rusuferi, kugira ngo nyine use nayo, kuko iba yarangije kuguturamo yo ubwayo, ikakwereka ko ibindi byose ari bibi, ubwiza ari ubwayo. Umuntu urashobora kugenda akora urwo rugendo gutyo, we ugatera intambwe ya mbere, mu by'ukuri ubugana aho ngaho ariko utabizi. Bikira Mariya rero Mutagatifu, ujye ubanza umubaze ibyo ugiye gukora niba yabikora. Urashaka kwibagisha, urashaka ibyo bintu Bikira Mariya yabikora. Akenshi nyine se kibitubwira ko icyangombwa ni ukwemera mu mutima,
ngo biterwa n'ibiri mu mutima wawe. Abanyarwanda bagahita bakunyomosha, akuzuye umutima ngo gasesekara ku munwa. None se umunwa wawe barawukase ngo hanyuma ariko ngo nyewe ngo nuzuyemo Yezu nyine, nta muntu mukigira wo kumwamama. Ubu se wakongera kumuvuga, wakongera kuvuga Yezu? Urwo ni urugero. Ugarutse kuri ibyo byo kwiyakira no kutiyakira, ni urugamba rukomeye cyane. Kubera iki? Arukomerera nuko rufitanye isano n'Imana Data. Urabyumva? Fitanye isano n'Imana Data. Niba rero nemera Imana Data, umuremyi w'ijuru n'isi, wemera nyine n'ibyo yaguhaye. Ubundi ntawe Yezu nyine ntawe ategeka kuba umukirisitu, wenyine ajya imbere, ubishaka agakurikira n'utabishaka agasigara inyuma akinyurira indi nzira. Ariko ikibazo ni uko tuvuga ngo turamukurikiye kandi atari byo. Hari amagambo abiri ashobora kubitwumvisha. Mushobora kuba muri mu muhanda umwe ariko muterekeza hamwe. Ari rero se kibitubeshya, wowe ukibwira ngo uri muri Yezu kubera ko uri mu muhanda, mbese umuhanda na Yezu agendamo, cyangwa mu gihe Yezu arimo kwerekeza i Kigali, wowe werekeza ku Rusumo cyangwa Gatuna, ariko nyine kubera ko ari umuhanda umwe ukibwira ko mukigendana, se bikabikubeshya. Ibyo rero ni ukubyitondera. Mu Kinyarwanda sinzi uko umuntu yabivuga ku buryo bwumvikana, ariko mu magambo menshi ni ibyo ngibyo. Ariko amagambo abiri, nubwo ntakunda gukoresha izindi ndimi iyo nigisha mu Kinyarwanda, mu mbabarire mbikore, kuko hari amagambo abiri nyine atandukanye ariko ajya kuvuga ikintu kimwe, sens na direction. Kuba muri direction imwe ntibivuga ko muri sens imwe. Umwe arerekeza i Kigali, undi arerekeza ku Rusumo, iyo ni sens. Ariko mwese muri mu muhanda umwe wa Kigali Rusumo, direction. Akenshi rero ubukristo bwacu twibona mu kiliziya, handi nyine n'abandi bari bagana Yezu, aho Yezu ari tukibwira ngo turi muri Yezu, kandi twebwe turimo kwerekera handi hatandukanye nawe. None si Yezu avuga ngo ushaka kunkurikira yiyibagirwa ubwe, aheka umusaraba we ankurikire. Wowe ubyumva uti? Umuntu waza nsanga atabanje guhara se na nyina ndetse n'ubuzima bwe bwite, uwo ntashobora kuba uwanjye. Ibyo ngibyo ubyumva uti? Ivanjiri ya Mutagatifu Luka umutwe wa 14 umurongo 25 kugera kwa 27, no mu Ivanjiri ya Yesu Kristo kanditswe na Mutagatifu Mariko umutwe wa 8 umurongo wa 34 kugera kwa 38. Bikira Mariya rero dufasha kwiyakira kuko yicisha bugufi. Mwana wanjye, ibyo birakurenze. Ishimire uko Imana Data yakuremye, umusingirize muko uteye, wigira ipfunwe uko waremwe. Kuko n'ugusuzugura umuremyi, ntabwo bimusingirizemo.
umubyeyi rero Bikira Mariya Mutagatifu ni ukwinjira muri we tukahakirira ibikomere. Kubera iki muri Bikira Mariya hari umukiro w'ibikomere? Atwaye umukiza. Turabibona muri Evanjiri nyine twatangiye dusoma. Ukuntu Yohani Batista yakiriye ibikomere, ibyaha n'ibikomere byose mu nda ya nyina, ahuye na Bikira Mariya warutwaye Yezu mu nda ye. Iyi Evanjiri ntabwo yigeze ihanagurwa. Ni ukuvuga ko ibi ngibi bikomeza kuba mu buzima bw'abantu, aho Bikira Mariya ahingutse aba ari kumwe na Yezu kandi Yezu agakiza. Ibyishimo biramusaga. Umuntu umaze gukira ibikomere arangwa n'ibyishimo. Umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda yanjye. Ubwo rero mu yandi magambo muri Bikira Mariya nkuko Mutagatifu Rudoviko Mariya wa Montfort ati mukorere byose, muri Bikira Mariya hari umukiro, hari umukiza, hari Yezu. Niyo mpamvu iyo tumusaba ngo adutwikirize umutima utagira inenge cyangwa se igishura cye gitagatifu, ni byiza igihe cyose kongeraho gitagatifu, bitagatifu. Ijambo ritagatifu ni ngombwa kurikoresha aho bishoboka hose. Burya tuba twinjiye muri Yezu ndani. Nk'igihe yari agiye gusura nyine Elizabeth, amuramukije atwaye umukiro muri bubwe, umukiza muri bubwe. Noneho rero reka turangize dukora umwitozo tuzanakomeza. Ubundi nibyo nagombye kuba nahereho nanavuze nanatinzeho, ariko Roho Mutagatifu ahuha yerekeza aho ashaka. Ni ubazi icyo abantu bateze amatwi bakeneye kandi ku buryo bwihutirwa. Reka rero mbabwire ko niba wenda ari ubwa mbere ubyumvise cyangwa se wenda kuko twarabivuze ariko wenda byarigendeye, ubuzima twebwe turi bwo uyu munsi, ubuzima turi bwo uyu munsi ni amezi 9 twamaze mu nda ya ba mama. Arya amezi 9 ni nka mu Kirundi hari ijambo bakoresha ngo impfunyamfunyo, ntibari impfunyamfunyo, impfunyapfunyo. Ni ubusa, ni mu magambo ahinnye, ni uburyo buhinnye bw'ubuzima bwawe. Arya amezi 9 ni ubuzima bwawe bwose mu buryo buhinnye. Inshamake. Nabyo inshamake, mu buryo bw'inshamake, mu buryo buhinnye, mu buryo buvunaguye. Ni wowe ubwawe. Niyo mpamvu umubyeyi utwite ari kumwitondera cyane cyane cyane, kandi cyakeneye ni urukundo. Kuko ariko benshi batarubonye icyo gihe, umwana nyine niwe wahagorewe. Ayo mezi 9 rero ubu ngubu nyine yararangiye, wasohotse, waravutse, warasohotse mu nda ya mama, ariko nyamara mu buryo bwa roho ibyo bikomere Yezu ashobora kubigukiza by'icyo gihe, kandi bigahindura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu ari ugusaba Bikira Mariya, ukagenda umusaba hamwe na Yezu Kristu
nawe kugenda akwinjiza muri wowe. Nkuko Mutagatifu Ibikomere Muri nyine bidusaba gukora byose muri Bikira Mariya, hamwe na Bikira Mariya, kubera Bikira Mariya tubifashijwemo na Bikira Mariya. Reka tuvuge muri Bikira Mariya Mutagatifu. Mubyeyi Bikira Mariya, ndashaka ko isamwa ryanjye ryinjira muri wowe, nkaho wakamusabye ubwe ngo agusame. Agusame, agutwite, akubyare, akurere. Twavuze ko ari mama. Hari uburyo rero bwo gusubira mu nda muri roho. Muri batisimu nyine, batisimu yarabikoze. Ariko Bikira Mariya ni umubyeyi w'ukarisitiyani, n'umubyeyi wa batisimu, n'umubyeyi w'amasakaramentu yose, kuko yabyaye Yezu duhabwa muri ayo masakaramentu yose. Muri urwo rwego rero, mu rugendo rwo gukira ibikomere, ukora umwitozo wo kugenda wereka cyane cyane ibyo byo mu bwana. Uko nyine yinjiye kwa Elizabeth Mutagatifu na Zakariya Mutagatifu na Yohani Batista Mutagatifu, byose bigahinduka kuri Yohani Batista. Nawe nyine ugusamwa kwawe akwakire, aguhuze n'isamwa rya Yezu. Aho ngaho niho ibanga rishingiye. Agusame hamwe na Yezu, maze ibikomere bya Yezu byo mu isamwa rye bikiza ibyawe. Niwe nyiri ibikomere bidukiza. Ibarwa ya mbere ya Petero intumwa mutagatifu umutwe wa 2 umurongo wa 19 kugera kwa 24, aho hantu twahasomye kenshi. Akira isamwa ryanjye urihuze n'irya Yezu mubyeyi Bikira Mariya, maze ibikomere bya Yezu mu isamwa rye bikiza ibyanjye muri wowe. Umubwire iryo sengesho, noneho uheraho ukomeze. Ushobora kumutura buri munsi, uko wisamwa mu gihe wari uri mu nda, cyangwa buri kwezi. Ukwezi kwa mbere k'ubuzima bwawe, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu, byose agenda bihuza na Yezu. Ibikomere byose Yezu yagiye agira muri icyo gihe, byose bigakiza ibyawe, muri Bikira Mariya. Bityo urabukora nyine bya bindi twavuze dutangira ko ari nko kwinjira mu nzu y'imbagwa. Bikira Mariya nyine ariwe yakwinjije aho ngaho. Bikira Mariya Mutagatifu arabe yakwinjiza aho ngaho. Muganga Yezu Kristo arimo akora ku bikomere byawe. Ku bwa Roho Mutagatifu, kubera ko nyine byose ni mu buryo bwa Roho, mu bubasha bwa Roho Mutagatifu. Wa wundi nyine wamusendereye agahaguruka yihuta. Cyane cyane ni ukwibanda kuri ayo mezi 9 ya mbere kugeza ku kuvuka. Ubu ngubu ntituvuze ese ibikomere bya Yezu agisamwa ni ibihe. Yezu yakomeretswaga n'iki? Ibyo byose dutangiye kubivuga nta gihe twabibonera, ariko reka mvuge nti mutekereze ibyaha byose bifitanye isano no gusama. Birya byaha byose byakomeretsaga Yezu. We icyo gihe, muri icyo gihe yumvaga ibyo ngibyo. Yikoreye umutwaro w'ibyaha byacu. Ukuntu n'ibyari kuzabaho nyuma nk'ibikorwa kuri iki gihe nyine, uko basigaye bahuriza intanga mu mamashini,
cyangwa umuntu bakamutera intanga nk'inka. Ibyo byose ni ibikomere. Ibyo byose nyine, ubwo rero muri ibyo byose nawe hari ibyawe ufite, ibyo uzi n'ibyo utazi, bitewe n'uko ubuzima bwa mama wawe hari ubwo wenda ubwagiye bumubaho atanabizi, ariko hari n'ubwazi adashobora kukubwira. Ibifitanye icyaha n'urupfu byose byo mu gusamwa, abasamwe batabishaka. Njyewe ndamutse nsamye nayikuramo, akaba aragusamye, mu by'ukuri nyine ukabaho utariho. Niyo magambo umuntu yakoresha. Ukarwana na mama wawe, se ikibizi ishaka kukwicira mu nda, ariko abamarayika batagatifu bakarwana ukabura vutse. Se ikibi rero kubera ko ari serupfu, yamara kuvuka, aho kugira ngo bishimire kuvutse bakakwita ntawe uruhunga. Atarabeshya taraducitse hariya, ariko se tamaherezo tuzamukocora. Urumva? Noneho n'ubuzima bwawe bwose zikaba zabushushanyijemo urupfu, ko zizagenda zigukurikije ubuzima bwawe bwose. Wasanga icyo ukoze cyose zikocora, icyo ukoze cyose zica, kugeza igihe nawe zigushyiramo zitiva ku isi wiyahure, dore ubuzima bwawe bwarangiritse, ntacyo kimaze hano ku isi. Twinjire rero muri Bikira Mariya, muri uko gusamwa, ubwo ushobora no gukomeza. Tuvuze muri ayo mezi 9 ya mbere kugeza umuntu avuka, ariko n'ibindi umurikiyo na Roho Mutagatifu ushobora gukomeza. Cyose ugenda bitura Bikira Mariya ubuzima bwawe bwose, kugeza igihe nawe wisimbirije mu nda ya mama wawe nka Yohani Batista. Ukishimira kuba warasamwe na kanaka witwa kanaka wahangaha, uburyo yagusamye n'ubwo ari bwo bwose. Aho guhora wivuma ngo inda yanjye iza kuvamo nari kugira amahoro, cyangwa ugahora uvimira kugahera ababyeyi bawe. Ibyo nyine noneho ukagira akanyamuneza kuko uri muri Yezu. Yohani Batista Mutagatifu, ku buryo utongera kugenda uhishahisha uburyo waremwe, cyangwa wifuza kuba icyo Imana Data atahisemo kuba cyo, byose ukabimusingirizamo kandi wishimye, ukamusingiriza uko waremwe. Umubyeyi Bikira Mariya rero nafashe buri wese muri twe muri iyi nyigisho no gukomeza muri risengesho gukira ibikomere bye kuri ubwo buryo. Buri wese yinjire muri Bikira Mariya Mutagatifu, kubwa Roho Mutagatifu mu izina rya Yezu, akira ibikomere, akijijwe n'ibikomere bya Yezu Kristo wapfuye akazuka. Muri Bikira Mariya Mutagatifu, mama we n'uwacu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka.